aho kwa Kadete sikutana hibukaga akajye kwabo reka nkubwire ibintu ntago ari ibintu byawe mani reka nemeruka kera cyane ntago wandenganya mani saho reka turi kubari uretse mbanze nitunganye wakiwe ase ko nta maraso nazanye koko akarankunda nta ako urabona ko ngira nambaye neza mani urabibona ariko banza wumva uretse kwitunganya impano wamuzaniye impano kubizi urukundo rwonyine mu rukundo rwahagije reka damba narabivuze ntabwo yagukunda uzina namuzaniye ngewe sha bamuzaniye bike se shangerunda nakazi namuzaniye pampa yindi bambara pampa ngo bamuzaniye ngiki pampa rubunda ndakaze niyo mpamvu nkubwira ati umukobwa arankunda kukurusha ariko kazana ibintu by'ubucucu sinzi impamvu wowe pampa izo pampa urazizi asubundi bari kubase uri umurwayi cyangwa uri umusazi man ntago bavuga pampa bavuga ko taxi urumva avuga ko taxi man yase niyo niko babyita uri umurwayi gusa uransekeye sha niba ari pampa cyangwa ari bamukoze ariye kuko kataza ngo dufungure koko hasonga bigiye bakumangiye koko unabwo bumva ko umuntu aje ngabakingure igihe muba mwakumangiye mumva ko umuntu atubumva urugi muba muri guhonda gutyo muramutse muruciye mwabona yo mugwishyuye ariko uranyumvira Gikwabo abakozi b'ikigiye kukimusigaye musuzana gasuzuguro karabarenze gusa bogwemba amafaranga make tuyongeye ubundi Kadete ari hehe ari muri Salman nuko wadukereje hano ku gitwakumanze wagira ngo ari muri Salman mu gihe harafunguye man harafunguye nabo bakinze tujye kwirebera umwana rekana niyirwasa amadongo umugabo witwa Silver arategura kabisa aho bita kwa mabuka no kwa data umwana nibyo uzamweguka sibyo nibyo uzamwegukana man kabisa ako kare bushaka abakozi b'iki gihe mwabaye muti kudutinye kukicara muri za boss mani ni ikibazo harya umuntu uko yagiye sha ngiye kuri Kadete zabo kiravuga kandi
ugume hanze. Urumva? Tubwire Cadette aze hano kandi ugume hanze. Cadette! Cadette! Karame papa. Ngwino hano. Ngwiki? Mani, baza turimo kurota. Karame papa. Gikwaba turapfuye. Reka mujye kunyara. Ujya he icara. Ubu nibwo wibutse gushaka kujya kunyaka ka mwanya wowe. Nibwo wibutse kujya kunyaka. Bose. Icara aho ngaho wowe. Icara aho ngaho. Icara aho ngaho. Siko Cadette. Ibi biraro urabizi? Wayi papa ntabwo mbizi. Ntabwo ubazi. Ntabwo mbazi sindabarota n'umunsi. Ibyo birahagije cyo wisubire mu kazi kawe. Wisubire mu kazi. Umbwire noneho gakwisi umumbwirire anzanire ibintu namubwiye gutunganya atabizana hano. Yego papa. Kumubwira biza. Namujya ngo urajya kunyara nta soni. Urajya kunyara. Bose ngiye Gikwabure niwe wanzanye mu rugo nta nubwo nari impaye ariko boss utubabariye nta nubwo twazongera kurota iki gipangu habe na rimwe pe. Bose utubabariye umukobwa wa Cadette ntizitwavugira no kumurota na gato no mu nzozi kandi tumutsiba no mu bitekerezo byacu Cyane rwose. bose bashyiramo imiyaga Rwose tubabarire rwose dusabye imiyaga rwose turakwinginze. ngiye RUBUNDA nta nubwo nzi n'ukuntu naje hano. Basi no gufuro basi ujyane bose. Ngiye nanakuropera inzu yose. Ajya mu ndikisha. Umukobwa wanjye mwaramusohokanye. Ubona muteri. Hano hantu n'ukuri. Ntabwo muzahibagirwa mu buzima bwanyu. Habe na rimwe. Ntabwo muzahibagirwa. Gakwisi. Pablo bamuteye ngo. Bamuka bazana bya bintu nakuye gutunganya bangu. Uzasabwe kuri Yesu zose ni mugiye kuzikubitwa none ahanga. Ariko boss ni wamuteye ni RUBUNDA muteye inda. Super boss. Reka ngiye mubwire rwose ngiye rwose nta nubwo ngiye ninahaza ukubeshya nta rundi n'uwina. Rwose Uko zo mu rugo utazi gufungura igipangu hasi. ni RUBUNDA Hasi murekuzanye kwanza murekuzanye.
bazima ndabona iminwa igitera abantu b'iki giturage batagira impu abantu bakubitwe bende gupfa yewe Goliath yarigenje abandusha ubugome babaho yewe uyu wese yewe aka yewe abantu batakigira impuhwe mw'iki giturage mana nizamema hano iki gihe batakizera Imana bagenda bakora urugomo uko biboneye yewe abigisha nibigishe iki giturage ndakizanamo abafite amasengesho komeye ngere muhira mitego yewe babana biragaragara ko babayeho mu buzima bubi ako ntacyo mu rugo iwanjye bazajya banwe nzabitaho uko bishoboka kose bazavamo abagabo beza baha ahazaza habo hazaba heza ni mubyuke urumva umerewe ute bose meze neza we byabagendekeye ute ko nasanze babakuse mugiye gupfa n'ibandi babakoreye biriya bwakeye ubuzima buragenda bose ntago tuzi natwe ibyatubayeho ese ko nasanze babakubise mugiye gupfa byabagendekeye gute bose ntago tuzi ibyatubayeho pe
ntabwo tubizi rwose. Okay, iwanjye tunywa icyayi mu gitondo, mwakwicara neza nkabashyikiriza agacyayi tukabona ubuganira neza. Akira nawe sha, wowe hore wazahaye. Bise ni ibiki? Ni agacyayi ka mu gitondo. Icyayi cy'umweru se? Icyayi bakita chocolate. Wakwakira. Ngumara tatusi. Mujye mwitonze, iwanjye kwa Goliath ka breakfast kagomba kuboneka, mugomba kubaho mu buzima bwiza. Breakfast. Ubwo nshatse kuvuga fast. Nakora nkazi. Ako mugacyura iwanjye muzana kivuga. Wagira ngo ari mu buki n'isukari. Icyo cyayi gitunganwa n'umukozi wabyigiye. Rubo. Kabisa. Sosha. Urumva umubiri wose utera neza? Ya nta kibazo nitoye mfite. Ntago babara. Siko ni kumva nsa nkaho navunaguritse mukuna ariko nta kibazo. Shiri mu ngenge. Reka nze mbashakiye nako kurya koroheje. Nta kibazo rwose mwakoze. Rubo. Hano mwe byishimana ariko ibyawe birabishye. Wahabonye ahantu mwana. Wahabonye ahantu. Nabaho mu buzima kumbona amaso yatukwese. Bakita ka brekisi. Brekisi. Ahantu ni rafite ngo brekisi. Fast. Breakfast. Fast. Wabajya karukati. Ha, breakfast. Fat. Oh no. Breakfast. Ti. Umva. Bivuganiza ko tumuntu tubyumva. Fast break. No. Breakfast. Ya, ako kano bro. Gutyo ako. Komera. Cyane rwose. Iwanjye. Ijutije mwana wanjye. Iwanjye. Urasura bikagera. Ukanutse. Uragenda ukumvura komera. Iwanjye ibyo ni ihame. Twishimiye neza watugiriye. Barasinze ikintu twazakwitura. Warakoze cyane pe. Mbega ibiryo biryoshye. Gikwabure. Si ubwa mbere warya kuri ibi biryo bimeze gutya. Si ukukubeshya. Ni ubwa mbere narya ibiryo biryoshye gutya. Cyakoze reka kubwirwa. Si ukubeshya pe. Najyaga ndota ndi kubirya mu nzozi gusa. Ariko ni ukuri pe. Nishimiye ukuntu mutwakiye neza. Ni ubwa mbere nabona umuntu unyitaho nk'ubu buryo. Ni ukuri boss ndabyishimiye cyane pe. Ni ubwa mbere mbonye abana beza nkamwe ndabishimiye.
urakoze cyane boss natwe twakwishimiye cyane. ubundi nge banyita Goriyati mfite umugore n'abana babiri. Goriyati izina ry'umuntu. Goriyati mani, Goriyati. Boss nanjye banyita Rubunda, usibye ko nibera ku muhanda ababyeyi ngira barantaye ntabwo nzi ahantu baba. Boss nanjye nitwa Gikwabure, nta babyeyi ngira. Niko byagenze. Niberaga ku muhanda. Ndabyumva kandi birambabaje. None se Rubu, ntabwo wigeze ugerageza gushaka ababyeyi bawe ibyo ubuza ngo unabamenye? Boss reka ibyo bintu tubyihorere kuko niyo mbitekereje umutwe urandya pe, nakubeshye. Biragaragara rwose katubyihorere. Tubyihorere pe. Gusa ndabishimiye cyane. Mufite n'amazina meza. Murakoze cyane. Guhera ubu mugiye kujya muba iwanjye, muba abana banjye. Mwemerewe gukora icyo mushaka cyose hano, ariko mwirinde abakobwa Cyane rwose. Ngewe cyane cyane Rubunda ntabwo papa abyihorere. Dore muracyari abana batoya, nimuzigere murwana cyangwa ngo mutongane. Nimbyumva nzabahana by'intangarugero. Yego papa, Murakoze cyane. Musigare amahoro. Dore buranakeye mubyuke mwidagadure. Yego papa. Mukina agapira, ikibariko, mwebwe murakuze ariko. Murakoze cyane papa. Muzabikurikize, aho harimo ubuzima. Cyane rwose papa. Zahab. Muti. Ngiye kuzapfira mu muhanda. Barigasa mbere yuko inyenyeri zicana, mbere yuko ukwezi kumurika, Imana ibanza kwita ku bidukwiriye, kandi mbere yo kudusubiza Imana ibanza kutugera kugira ngo itarenze urugero, maze bikatugiraho ingaruka. ko numva mu muhogo nasarayira.
mbere y'uko izuba rirasa, mbere y'uko inyenyeri zicana, mbere y'uko ukwezi kumurika, Imana ibanza kwita ku bidukwiriye, kandi mbere yo kudusubiza Imana ibanza kutugera, kugira ngo itarenze urugero, maze bikatugiraho ingaruka. Gikwabure bimeze bite? Rubu urahaye mani? Sha mbega ijwi siko wagira ngo uri umuhanzi. Shuba Burya se niyo mpano ugihigira? igihe ndarenze mani, ahubwo uzaze wigishe tuba abahanzi tujye dukora ibitaramo bikomeye cyane. Rubu mutoze njyewe mumva mwigishe mani, wigishe tuba abahanzi, ibyo ni ibintu uriya ni ibintu byanjye kabisa. Ariko urirarira ikintu nkuziho, urirarira Banza ubifate ku umva se urirarira ku rwego rwo hejuru. ikindi ndazi uzamuzi ariko Reka nkubwire ikintu cya mbere nkuziho ni ukwirarira. Uri kwibuka yajya wa mugore wanjye ngo ni Cadette, avuga ngo aragukunda n'iki waraziriye we nawe wakagabo Gikwabure. Ibintu byo kwirara rwose ubivemo, ntabwo ari ibintu byawe. se mani, ibyo bintu bigarura koko, ibyo bintu bigarura ko byarangiye. Ariko mwana nubwo papa yatuje gukunda ariko Cadette ninjye akunda. Ibyo bintu kuko wabigaruye, Ngarura ibyo nabigaruye koko. ibiki se kandi uri kumbwira iki? Wibagiwe ukuntu baguteguriye imbere ya se. Atari wowe wabiteye se ubundi yo musiga siga byaragenze neza. Mani ibyo bize ko ibyo bintu utabivuze imbere, Urize ko tutambwiye kuri ari papa. kutabivuze imbere ya se byabujije kuguhondagura bakagukagurira imbere ya se. Nkurumva ibintu uzamuye. Genda wowe. Wowe bwi sibyo ngereka mukebe mani, urumva Genda. ibintu bisa ntabwo ari byo mani, ibintu bisa ntabwo ari byo. Undi se ibintu gore yatubwiye, ibintu papa yatubwira byo Vimbere ariko genda. ubu utangiye kuzana ibyo abakobwa gute. Vimbere ariko genda wamvuye imbere. Mahaguru. Aka kanya muhisemo rwa. Papa ni Rubunda, Ngo? Rubunda bitangije. Wowe papa ntabwo turi gupfa umukobwa. Reka. Ngo umukobwa. Musemane ibintu ko mubyatatse Ibintu bibaho kameraman. Wowe njye ntabwo nabyemera. Ni gute mupanga ibiryo kuri seni? bakaza kubita. No, direct none mwihanga ntabwo mwadore gutegura umusaruro. basi bamushyizemo pose mwemeretse kurusha turakina niki. ahubwo se mwari kubyo birera. Niba garura kamera bagatwanga ibiryo byashize. mari mwemeretse ya mari kugira ngo baze ko rukuru bafite n'iseni kandi Nimugaruka mugasanga bikiro kamera. Ari turasereye. By'amakati. cameraman we ntiyariye. Cameraman nzara ntagira mwica. Kati
tu kameramani nawe agiye kubijya kameramani nawe koko aha Mbese boss ibi bintu ako basi ko kwagize ijambo vuga nawe mai umva bwira mu gikoni bateka ibindi kati